Cherissa yaragiye, buri muntu wese yishwe n'agahinda kuvuga se Cherissa apfuye ate, bigenze bite, Cherissa apfuye atapfuye ate. Ariko njyewe nzi abantu bajya bagenda gutya akagenda yicaye anaganira kuko Imana imwimuye. Amen. Iki cyanditswe cya mbere y'inkomezi, ndavuga rero Cherissa yagendanye n'Imana cyane muri iyi myaka nk'ibiri ya nyuma ku buryo bukomeye kugeza aho Imana imwimuriye. Imana yamwimuye. Rero bene data reka mbabwire, nidushaka tureke iby'agahinda gakomeye, kuko uyu mwana yatubereye isomo rikomeye cyane. Nukuvuga nanjye ubwanjye yancarengeze, ndavuga Mana, how come nibishoboka bite yuko umwana mu myaka nk'iyi ngiyi yaburaga 10 ngo anganye n'igihe Yesu Kristo yagendeye mu ijuru, ariko yaramaze gusiga impact y'ikintu kimwe gusa, urukundo. Impact ya Cherissa yari iki? Urukundo. Nahise nibuka ukuntu Yesu Kristo yavuze ngo amategeko yose n'ibyahanuwe bikubira mu itegeko rimwe gusa, ukunda Uwiteka Imana yawe, utukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. So Cherissa yari urukundo, yavuze ubutumwa mu rukundo kuva avutse. Imana imuremera iyo mission y'urukundo. Rero reka mbabwire bene data, abamukundaga twese tumwigireho, nutagira urukundo rusaba Imana, kuko Imana ni urukundo. Ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, niyo mpamvu yatanze Yesu Kristo kugira ngo adupfire tutazarimbuka. Cherissa yari urukundo kuva ari muto kurinda kuzi. Face ye iza kenshi mu maso yanjye, ni face iseka. Nukuvuga Cherissa mbere yuko agusuhuza yazaga akabanza guseka at a distance atarakugeraho. Nukuvuga ukabona iyi foto yamufoto namurebaga nkabona exactly akabanza guseka akiri kuri distance akaza hayanti. Cherissa ni umwuzukuru wanjye, ariko yari inshuti yanjye cyane. Twavuganaga kenshi atari kuri phone ijwi kwijwi, ahubwo twandikirana. Ariko ibyo yabaga mbwira buri gihe yasozaga mbwira ngo grandpa I love you. Aho twari kumwe kuwa mbere nabasomeye message duheruka kuvugana ku munsi w'amavuko, ibyo twaganiriye yaje gusoza avuga ngo ntabwo nibaza yuko abandi bantu bagira basekuru babakunda nk'uko nkunda, atahubwo ndabashyira mu masengesho kugira ngo nabo babe bagira babakunda nk'uko. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Bajya bavuga ngo amagambo dufite yo kubwira uyamenya tutanayavuze. Impact ikomeye cyane mu murimo w'Imana. Ariko ubuzima bwa nyuma bwatona bwabaye ubuzima butangaje cyane. Yaje kuba umwana ushaka ijambo ry'Imana cyane. Nyuma yo kwitaba Imana kwa papa we muri Covid muri 2020 yahindutse undi muntu. Ngira abana mu rugo bakunda gutukumbura, urabona nsigaye nkunda ukuntu urubyiruko rusigaye rukizwa. Nukuvuga nta kazu yaze kakibaho, ukonja arakonja akanywa inzoga agasinda agatembagara ku muhanda, ukizwa agakizwa. Niko bisigaye bimeze. Noneho bakaza bakambwira basaza be batariko tuna tujya duhura mu matsinda ya Bible study hirya no hino. Nukuvuga yari wa mwana wamenyaga ngo aha hari Bible study imeze neza akabagiye, yamenya ngo iki cyabaye akabagiye. Iminsi yose yo kubaho kwe atangira kuvuga Imana, gupostinga ijambo ry'Imana, umuntu akabona ni ibintu bidasanzwe byaka nk'umuriro. Ariko Imana yo yabibonaga nk'ibisanzwe, yari ibizi, kuko imirimo ye yagombaga kuyikora mu gihe kingana gutyo, hanyuma yarangiza akayisoza. Ni musomere mu itangiriro abafite Bibiliya muri telefone, itangiriro 5:24. Nicyo cyanditswe Imana yampaye kuko nabonye ari cyo kigendanye n'uyu munsi.
Itangiriro ibice 5 umurongo wa 24. Aravuze ngo kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Amen. Amen. Mu cyongereza baravuga ngo and Enoch walked yagendanaga with God until he was no more. Reka mbabwire bene data, Cherissa yagendanye n'Imana ku buryo bukomeye and now she's no more. Reka tubyakire gutyo. Amen. Iyo usomye chronologically muri mwitangiriro guhera kuri Adamu n'abantu baramaga cyane bakageza ku myaka 900. Umuntu wababayemo w'igikenya wa mbere yari Abeli, yapfuye ari umusore kandi azira gukiranuka. Ngo n'uyu munsi amaraso ya Abeli aracyari imbere y'Imana avuga. Uwa kabiri we noneho Abeli we yishwe na mukuru we none uwa kabiri yari Enoka ngo yagendanye n'Imana cyane aba mu bwiza bw'Imana ageze aho aragenda nta n'uwamushyinguye noneho. So Cherissa yaragiye. Buri muntu wese yishwe n'agahinda kuvuga se Cherissa apfuye ate bigenze bitete, Cherissa apfuye atapfuye ate. Ariko njyewe nzi abantu bajya bagenda gutya akagenda yicaye anaganira kuko Imana imwimuye. Amen. Iki cyanditswe cya mbere y'inkomezi ndavuga rero Cherissa yagendanye n'Imana cyane muri iyi myaka nk'ibiri ya nyuma ku buryo bukomeye kugeza aho Imana imwimuriye. Imana yamwimuye. Rero bene data reka mbabwire nidushaka tureke iby'agahinda gakomeye kuko uyu mwana yatubereye isomo rikomeye cyane. Nukuvuga nanjye ubwanjye yancarengeze ndavuga Mana how come nibishoboka bite yuko umwana mu myaka nk'iyi ngiyi yaburaga 10 ngo anganye n'igihe Yesu Kristo yagendeye mu ijuru, ariko yaramaze gusiga impact y'ikintu kimwe gusa, urukundo. Impact ya Cherissa yari iki? Urukundo. Nahise nibuka ukuntu Yesu Kristo yavuze ngo amategeko yose n'ibyahanuwe bikubira mu itegeko rimwe gusa, ukunda Uwiteka Imana yawe utukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. So Cherissa yari urukundo, yavuze ubutumwa mu rukundo kuva avutse. Imana imuremera iyo mission y'urukundo. Rero reka mbabwire bene data abamukundaga twese tumwigireho, nutagira urukundo rusaba Imana kuko Imana ni urukundo. Ngo kuko yakunze abari mu isi cyane niyo mpamvu yatanze Yesu Kristo kugira ngo adupfire tutazarimbuka. Cherissa yari urukundo kuva ari muto kurinda kuzi. Face ye iza kenshi mu maso yanjye, ni face iseka. Nukuvuga Cherissa mbere yuko agusuhuza yazaga akabanza guseka at a distance atarakugeraho. Nukuvuga ukabona iyi foto ya mufoto namurebaga nkabona exactly akabanza guseka akiri kuri distance akaza hayanti yabanjije guseka, a growing face. Yes ashimwe cyane. Turashimira Imana rero ko yamukoresheje akaba agent w'urukundo, atwigishije urukundo, abakunda Imana kuko Yesu ari urukundo, natwe tugire urwo rukundo. Cherissa yagendanye n'Imana, Imana iramwimuye, turabyizeye kandi natwe tubifate nk'amasomo tugere ikirenge muke, unconditional love. Hari akantu kamwe kankoze ku mutima. Nagiye guhaha ariko wa mbere mu isoko rya Kabeza niho nkunda guhahira. Hakabaho umuntu ukunda kudutwaza imizigo yitwa Twagira, twaza mama Shema, twazange mbese n'umwikorezi uhoraho. Twagira duhuye, Twagira ararira n'itaburiya ya buru yanduye, ararira yicara hasi aravuga ati namenye ibyo byababayeho. Ntego Twagira ati ndababaye cyane ati najyaga nkwaza mama Shema nagera yampa amafaranga, ati Cherissa hari atagahaguruka akamwira akabwira mama ngo ariko mama ngo ayo mafaranga urabona yafashe iki Twagira, ati uzi yuko ari nubwo yampaga na 5.
atagahaguruka atakavuga ngo ayo mafaranga wahaye Twagira nta hazamugeza, reka mpereze Twagira ni mafaranga. Umva, umwana ararira arahogora n'itaburiya y'ubururu itanameshe, numva agahinda karanyishe. Ndavuga ariko uyu mwana yari umuvugabutumwa ukomeye cyane, yari umuvugabutumwa muboroheje, mu bakomeye, mu bakuru no mu batoya. Ibi bintu rero biduhe isomo, njya bimpaye isomo rikomeye. Ubutumwa yabuvugishije urukundo, ubutumwa yabuvugishije urukundo, burakunda buratambuka kubera yuko urukundo ari Imana. Turishimye rero kandi turanezerewe, kandi ku rundi ruhande ndi na nyina wabo wa Cherissa, mama we akurikira njyewe. Iryo zina mwumvaga Kanyoni ninjye wari mwise kuko murusha imyaka 5. Yari umwana umwe mu rugo watese dukunda twese, ariko akagira imbaraga nyinshi cyane. Sadenere nkuko my sister yavuze, basaza bacu baje gupfa ari usigaye mu rugo. Bamwe barashatse, hari abantu bashakaga ari bato iwacu, hari abashatse ari bato, abandi baragiye, abandi twaragiye muri segonderi. Ntumbaze, yahoraga yambaye ikabutura n'agashati abizinze. Aragira inka, ariko tuza kugira n'amahirwe ajya no kwiga. Rero ni ukuri Miriam, Imana ishimwe yagukomeje, izahora igukomeza iteka. Ndibuka yinjiye mu modokari twari turi kumwe, ati harimo siti imwe ndagenda njyenyine. We Miriam uri kumwe na Yesu, kandi yari nk'umuvandimwe, yari inshuti ikomeye cyane. Umutima mwiza w'abana be ni double. Igihe nigeze kuvugana n'umutware wanjye, avuga tuti seka n'umuntu udasanzwe. Niba twari twamwatse imodoka akayiduha, sinzi ikintu yaduhaye unconditionally. Yari wa muntu waguha ikintu icyo ari cyo cyose, hanyuma akakiguha cyose, hanyuma agasigarana ubusa. That was him. Ariko we ntabwo yajyaga avuga ijambo na rimwe, byabaga bigoye kugira ngo wumve ijambo rye. Niyo mpamvu abana be bose mubona batwaye izo ginizi zo kutavuga. Ariko Sekaryongo nawe yari umuntu udasanzwe cyane. So uyu muryango udasanzwe rero, Imana iwuha umugisha kandi Imana ibakomeze cyane. Ikindi navuga ni kuri mama, turamushimira ko yaduhaye navuga ngo umurage w'agakiza. Mama ikintu nibukaga buri joro n'ijoro, haje igihe cya mungu mwema iraduka, abantu bose barumirwa. Mama arakizwa, turakizwa. Miriam yajyaga abwiriza ubutumwa ku isoko, ari umwana akaririmba. Mama buri joro ribaho yatwigishaga ijambo ry'Imana. No wonder turaba pasiteri. Papa we yari yarahamagawe kera mu Bangirikani, icyo mwumvaga ububyutse bw'igahini. Babaye abakozi b'Imana ku murimo w'Imana mu itorero rya Angirikani Imuhura, kurinda bahunze bagiye Uganda. Turashimira Imana yuko iryo tara rya Kristo ritigeze rizima mu mitima yacu n'umuryango wacu. Miriam, iryo tara turagushimira yuko arikomeje mu rugo rwawe no mu bana bawe. Yesu aguha umugisha. Niba hari waba afite ijambo rimupuresinga hano nawe yagira icyago. Ngo kubw'igihe Yesu abaha umugisha. Mwakoze. Kugira ngo nk'uko tubimenyereye mu muco wacu, abantu bagifite imbaraga, ukabona hari umuntu mukuru uhagaze, rwose tukaza gusaba ko ugira ubupfura ukamuha icyicaro. Uno umuco w'Abanyarwanda wahozeho. Hari abantu bahagaze, nuza kubona hari umuntu mukuru, utoko mudufashe, hanyuma umuto yahagurukira umukuru. Irindi tangazo, kugira ngo umuryango ushize washimangiye ikintu gikomeye. Mzee Wile Rukundo yarabivuze, avuga kuri media cyangwa abantu bashinzwe kudufatira aya mashusho. Umuryango ngira ngo ufite abo wagennye kubikora.
rwose dusabe niba uri muri media team ariko utaragenwe n'umuryango gukwirakwiza yaba amafoto amavideo ntabwo byemewe rwose. Ibyo ngira ngo byumvikane n'imyandikire abantu nkuko yabisubiyemo kenshi social media yazanye byinshi byiza ariko harimo n'ibibi. Hari ubwo rero usanga hari bidakwiriye kuba byakozwe mu buryo bwakozwe, twagira ngo nabyo tubishimangire. Murakoze. Dusigaranye umwanya muto ariko turawukoresha. Nagira ngo abantu bafite ubutumwa turaza kubusoma nyuma, mwihangane kuko turagaruka hano gukaraba, twanakomerezaho tukabusoma. Ariko munyemerere kubw'igihe ngiye kwakira umuryango mugari wa Rwagasore bagarariwe nawe rero Rukundo, ubwo baratuyobora uko babigennye. Bamwe baravuze ariko hashoboke ko hari abasigaranye ikindi kintu ku mutima bavuga kuri uyu munsi. Hanyuma nuvaho aribo duhagararana, abandi turabahagararira, dukoresha igihe neza. Ubwo Niba nyirakuru batona na sekuru. Basenge mwaza hano. Aza mugahagararana natwe nk'abana bacu bashiki baseka. Bakiza bagira ngo mbabwire yuko mu izina ry'uyu muryango wa Rwagasore n'umuryango mugari ari wo muryango Seka avukamo, uyu mwana akaba ari umwuzukuru wacu. Kamera zanyu ntabwo twarebaga abantu, ntabwo twarebaga kamera. Mutwihanganire. Ubwo setting yanyu yagize ikibazo. Ndagira ngo mu izina ry'aba bantu n'abandi bari buvugiyemo bashaka kuvuga, baresha amagambo make cyane, ndayacamo ibice bibiri. Icya mbere ndagikoresha mu gushima, ikindi ngikoreshe mu kuvuga kuri uyu mwana kuko itabaruka rye niryo ryaduteranirije aha ngaha. Yaba atatabarutse ntabwo twakabaye turi aha ngaha. Niyo mpamvu nshaka gukoresha ayo mahirwe kugira ngo nongere kumuvugaho. Rero mu gushima iki gicamunsi turi aha ngaha, hari abantu ndiho ndeba aha ngaha twabanye kuva ku cyumweru mu masaa 6 mu masaa 5 kugeza uyu munsi. Ibyo bintu ni by'agaciro gakomeye cyane, bigeze kubikomozaho tumaze kugera kwa Seka mu masaa 5. Twese twarumiwe, twese tubura icyo gukora, twese tubura icyo kuvuga. Buri muntu wese agahagarara mu nguni ye n'undi agahagarara mu nguni ye. Umuntu yumva adafite icyo kuvuga ngo habe icyo, ariko kandi hari abantu benshi. Ariko ngo hari abagabo ntabwo hapfa abandi. Hariho abarushije abandi ubutwari batugira inama bati nimureke turebe uburyo aba bantu bari aha nibura twabaha gahunda. Bituma duhagararana nabo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Abantu mwese muri aha ngaha, iyi minsi 6 mwayibanyemo natwe n'icyo gice cy'ijoro cyo ku cyumweru. Dutekereza umunsi wo gushyingura gihe bakavuga ku wa gatandatu, numvaga ari nko kuvuga ukwezi kose. Umva iyo minsi itazashira, iminsi y'agahinda, iminsi yo guhora ku kiriyo. Ariko mwatugiriye neza kuko mwatubaye hafi, bituma iyi minsi yicuma, isa nishize vuba. Nimugoroba ntabwo narinzi ko ari ku wa gatanu, n'abantu babimbwiye. Rero ibyo byose ni ukubera mwebwe, uburyo mwabanye natwe, uburyo mwahagararanye natwe,
uburyo mwakoze mu butunzi bwanyu mukadufata mu mugongo. Ni nayo mpamvu dushobora guherekeza uyu mwana mu buryo bw'icyubahiro kandi tumugomba nk'umwana wacu, umuvandimwe wa benshi, nk'inshuti ya benshi. Ibyo turabibashimira cyane. Ikindi nanone reka mbe ngarukiye aho ngaho mvugiye kuri Cherissa, kuko navuze ngo niwe utumye duteraniye aha ngaha twese. Hashobora kuba hariho n'abantu bamuherukaga kera, hashobora kuba hari n'abantu baje gutabara ababyeyi be n'abavandimwe be batari bamuzi cyane. Niyo mpamvu numva nshaka kumuvugaho. Rero kuri twebwe nk'umuryango mugari avukamo, mutibaza impamvu mvuga ngo avukamo, wenda ngo najya kuvuga ngo yavukagamo, awuvukamo kuko azaguma mu mitima yacu. Kuri twe hari umwana ufite imiterere yihariye, uburyo afite uko yagiye akora ku buzima bwa buri muntu wese wagize amahirwe yo guhura nawe. Hano benshi babivuzemo, n'iyi minsi 5 ishize barabivugaga. Cherissa rero yari umwana ufite imiterere idasanzwe. Ibyo nibyo tuzakumbura mu muryango wacu, nibyo tuzumva duhombye. Cherissa namuvuga mu magambo make ya Kinyarwanda, nkavuga nti yari umuseke utambitse mu muryango wacu, yari urumuri, yari isoko y'umunezero. Kubaho kwe byaduteraga umunezero buri gihe, tukishima. Uyu mwana iyo twamubonaga twabonaga seka. Abazi seka muramu wamukomojeho, we ntabwo yavugaga amagambo menshi, ariko yahoraga amwenyura. Kandi nk'uko babivugaga, washoboraga no kumusaba ngira ngo inzatuyemo akayiguha, ukibaza aho hari buki. Ibyo turabizi na benshi muri mwe murabizi, ndabizi. Rero uyu mwana niko yarateye. Rero bya bindi bavuga ngo kuzuka mu buryo bwa Kinyafurika ni ukubyara, uyu mwana twamubonagamo se cyane, kandi bikongera kutunezeza. Ikindi, yakundaga uyu muryango avutsemo cyane. Abo kwa mama we babivuze, ariko n'iwacu twabibonaga. Kuko Cherissa iyo wahuraga nawe uri kumwe n'umuntu ukamubwira uti uyu ni umugunga, ahitaga akubwira ngo grandpa mbwira cyane, nsobanurira icyo dupfana, ukabona biramunejeje. Mu gihe abana benshi bo mu kigero cye b'uyu munsi ntibaba bazi n'ubwoko bakomokamo, ariko yarazi n'ibisekuru by'iwacu bigera mu 10 n'ibindi, kandi akamenya kubyubahiriza, kandi akamenya gukunda abo bantu bose. Ibyo rero ni ibintu tuzakomeza kumwibukiraho, ni ibintu tuzakomeza kuba mu mitima yacu. Niyo mpamvu navuze ntazakomeza kuba mu mitima yacu. Ibi rero ntabwo ahubwo yabisangiraga n'umuryango avukamo gusa, nk'uko mwabyumvise muri iyi minsi itambutse. Byaradutangaje natwe, kuko wumvise no mu bandi bantu yiganye nabo, yakoranye nabo, yabanye nabo, yagiye mu mucaca imwe nabo, bose ni gutyo bamuvuga. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ubuzima bwose bwahuraga n'ubuzima bwa Cherissa bwagiraga uburyo buhinduka, bwagiraga uburyo bunezerwa, bwagiraga uburyo bwishima. Ibyo kandi turabishimira Imana, kuko ni imbuto yamuhaye kandi ni imbuto asize abibye. Twizera yuko izagira ibyo yera. Kuri rero ku giti cyanjye, Cherissa ni umwuzukuru wanjye, ariko yari inshuti yanjye cyane. Twavuganaga kenshi, atari kuri foni ijwi ku ijwi, ahubwo twandikirana. Ariko ibyo yabaga ambwira buri gihe yasozaga ambwira ngo grandpa I love you. Abo twari kumwe kuwa mbere nabasomeye message duheruka kuvugana ku munsi w'amavuko,
ibyo twaganiriye yaje gusoza avuga ngo ntabwo nibaza yuko abandi bantu bagira ba sekuru babakunda nk'uko nkunda, ati ahubwo ndabashyira mu masengesho kugira ngo nabo babe bagira babakunda nk'uko. That is what Cherissa means to me. Urukundo yanyerekaga, uburyo yambwiraga buri gihe ati I'm always proud of you grandpa, nanjye nkambwira nta I'm always very proud of you my love. Tukihorera muri ibyo, ariko Imana ishimwe yuko nibura ayo magambo twayavuganye no ku mutima we akumva yuko ababyeyi be bamukunda. Ahanini mu Kinyarwanda dutinya kubwira abana bacu ko tubakunda, tukabiguma. Kings and Queens ntago baraba tayari, agira ngo niba bataraboneka hari ubundi butumwa bwinshi bwanditse abantu bagiye bohereza, twabukusanyirije hamwe kugira ngo ntwari aze kubudusomera, watambuka ukadusomera muri bumwe muri ubwo butumwa kugira ngo nabwo tubwumve y'abantu bakitegura twavuze. Koze nta kintu mfite cyo kuvuga, ariko mu bakatolike hari indirimbo baririmbira nyina wa Jambo, we gusa uyazirikane. Nanjye ibyo nakavuze nibyo abandi benshi bavuze mu bizirikane, ariko hari ibyo tuba tugomba gusoma kuko hari abantu baba batabashije kubana natwe kandi bafite icyo kintu ku mutima, iyo bahaba hari icyo byari kubafashaho nabo. Ubutumwa ngiye gusoma n'ubwo umuntu w'inshuti ya Cherissa, murumuna wanjye yitwa Regis, ariko abenshi bamuzi nka Ngangari. Yavuze ngo mbere na mbere banje kwihanganisha family ya Cherissa, mbifuriza kugira imbaraga zo kubasha kwakira ibi byago. Mu by'ukuri sinamenya neza aho mpera mvuga kuri Cherissa kuko muzi for almost as long as I can remember. Twamenye ubwenge tubana duturanye urugo ku rundi, mbese kuva mfite imyaka nk'itanu. Twize mu mashuri anatandukanye hose tujyanayo, twatangiranye ishuri tujya kuri Rise and Shine hafi yo mu rugo, tuhavuye tujyana muri boarding kuri Sparrow, twongera twigana kuri Lycée de Kigali, maze tunarangizanya university kuri LAU. Cherissa hose twagiye twiga, she was a big personality. Ndagenda mbisoma uko byanditse, sinshaka kumuvangira. She was oozing positivity everywhere. She was funny. She was really outgoing and tried to make everyone else around her comfortable. But most of all, she was very caring. Hari ibintu yakoraga ushobora kumva ni small things, ariko bisaba umutima mwiza kandi munini kugira ngo umuntu abikore. LAU twakundaga gusangira lunch, twakora order, ibyanjye nkasanga ntabikunze rimwe na rimwe atari byiza, agahita afata ibyanjye n'ibyo akabivanga tugasangira. Twajyaga dutahana, twajya gufata moto akanga kujyaho bagendege ntarayibona. Rimwe telefone yanjye yaramenetse, tuvuye ku ishuri dufata moto aramperekeza kugera mu mujyi kugira ngo anyereke aho nyikoresha. Muri make yari selfless, uburyo bukomeye cyane, aba mbabajwe no kubimubwira atakiriho. Njya kuva mu Rwanda yaranyandikiye ngo duhura ashaka kumpa gift, birananira. Uwo munsi ngenda tutabonanye, ndabyicuza, ariko ubwo nyine niko byagomba kugenda. Icyo kintu cyangumyemo kuko je sinibaza ko nari kubasha kugira uwo mutima. Sinanje jyenyine gusa kandi kuko mu nshuti zose mfite niwe wenyine wagize iyo thought yo kumpa going away forward. No, going away gift. That's how different she was to me.
that's what set her apart, and that's something we should all learn from her and strive for. Nahoze nkurikirana kuri YouTube ibyo n'abandi ba friends be bavuze. Hari uwavuze ko Cherissa yari inshuti nziza kubarusha, nanjye ibyo ndabyuririraho nemeza ko nanjye ariko mbibona. Thoughtful gesture nk'izo ziri very rare, ntago buri wese yazibona. Twajyaga twitana twins kuko birthday yanjye yabaga 23rd, iyi ikaba 26th iz'ukwezi kwa 10. Kuri birthday ye nibwo naherukaga kumuvugisha, turayishimira. Sinari gutekereza ko only a few days later hari ibintu nk'ibi bishobora kuba. Cherissa ntago yari inshuti gusa, yari umuryango. Mbabajwe no kutazabasha kuza kumusezeraho ngo muherekeze, ariko ahari hose ndizera ko abizi ko agiye mukunda kandi ko ndi kumwe n'umuryango we. Kanabivanga. Urakoze kuri ubwo butumwa. Nagira ngo nteguze cyangwa nsabe family ya John Rwanamiza, ko kigaragara amatsinda menshi harimo abataraza, aho kugira ngo rero dukomeze tubategereze ntacyo twavanga imiryango. Nubwo ari umuryango n'iriya mavukamo, Kings and Queens ngira ngo bahageze. Murakoze. Ngira ngo aba King n'aba Queens bari hano nabo bazi. Niba hari abahari bagatete ndabo. Aba bazimya n'abandi nababonye. Abahari bigira hafi. Igihe bakiza rero ngo bigoye ndetse no ku gihugu cyose, kuko njya nkurikirana imbuga nkoranyambaga, abantu bose bavuga ku rupfu rw'uyu mwana, bavuga bati uyu mwana ntabwo arakwiye kugenda mu gihe cye cy'imyaka mike yari afite, ariko nta kundi turabyakira. Rero mu by'ukuri turabihanganishije, mukomere. Twabuze umwana w'ingenzi, yatubabaje. Mama Cherissa niwe muntu muri groupe yacu wajyaga udutera morale,